urugo rupfira ahantu nka habiri. Yego. Icyambere ni muri fondation. Nubu uko tuzi mu myubakire isanzwe uko twubaka n'amazu. Inzu idafite fondation. Ntimwayibamo mufite umutekano ko ishikamye. Yego. Nukuvuga ngo urugo narwo rupfira muri fondation. Uzi fondation y'urugo? Fiance. Okay, mani umaze gukura sha. Wewe ukuntu wubaka. Ndikuvayo. Sinzi kiri kubura rero. Oya ndaje muri izi minsi nanjye. Gira rwose ubitunganye vuba. Ukuri kw'Imana. Nukuvuga ngo niyo rupfira. Nguheza urugero. Yego. Ico narimvuze umva uko gisobanura neza kugira ngo abantu babyumve. Ntabwo wafata umucanga ngo ufate n'ifarine ngo numara ubicange ngo biravamo irindazi. Oya. Byakunda? Ntabwo bishoboka. Bishoboka. None ufasha umunyakinyoma. Umusore abesha umukobwa ati ngewe mfite inzu yanjye. Mfite n'akazi keza. Yego. Narangije n'ishuri. Yego. Sibyo? Mfite diploma. Umukobwa nawe araje afite urukundo, afite ukuri, iwa kubwira ati ngiye niza yangaya. Shaye ni wacu turabakene ariko ngende umukristo nshaka kubaka urugo. Yagera mu rugo bamaze kubakana. Yumva ko hari ya fondation aho byapfiriye. Yego. Umuhungu amubwiye ko afite inzu. Niba mara gukora ubukwe niyo yikodeshereje swate amezi 3 cyangwa 4. Yego. Narangiza inyuma y'ayo mezi abone nyiri urabona udufaranga wabeshe kugira akazi keza. Yego. Nawe nugupagasa kimwe n'abandi. Ntukora muri leta, nta mushinga ukoramo, nukugenda ushakisha. Yego. Igihe utaronse noneho nyirinza akaza kukwishyuza. Yego. Wenda ugeze mu yandi mezi angana nayo warumazemo wishuye. Akaza akakubwira ati narihanganye ntako ntagize mumvire mu nzu. Yego. Demayi akavuga ngo reka tumwite Demayi cyangwa se umufasha. Yego. Akavuga ngo none se inzu turimo ni y'abandi. Yego. Wambwiye ngo iki? Aho umuriro ntutangiye kwaka. Yego. Noneho yabeshe ko inzu ariye. Umva ikinyoma cya kabiri kigiye kuvuka. Yego. Akavuga ati sheri burya twagiye gukora ubukwe. nta amafaranga nari mfite yari make. Yego. Abo nari nizeye ko bantwerera n'imiryango wapi ntibyakunda. Inzu ndayigurisha ubu yindi twari twakodesheje nubwo nari ntarabikubwira. Abeshe bwa kangahe? Bwa kabiri. Ngaho mbwira ishuri se akazi se kari hehe nabyo bisa n'ico ngico. Yego. Ngaho mbwira urwo rugo ruba rumeze gute? Ndabirambiwe TV. Mwahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kirutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe, tugirirwa umugisha n'Imana kongera gufata umukozi wayo, umwana wayo, umuhanuzi. Uyu nguyu ni Pastor Mwongora. Uyu munsi nta kintu urambwira. Cyo kimwe nakubwira. Tuhanura mu ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwuzuye. Yego. Niyo mpamvu ntahakana ko ntari umuhanuzi. Ariko sintitira ngo mvuge ngo Imana iravuze. Ngiye nkoresha Bibiliya. Yego. Buri ukoresha Bibiliya ku buryo n'umuntu n'amavuta y'igipasteri turayafata neza. Yego. Turababwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Uyu munsi sinzi ko ugiye kumbwira kuko waratwanze. Ntabwo nabikora. Iyo mbuto muri nge yaraboze nta nubwo yanamera. Byararangiye rwose. Yo kwangana. Nguhora iki n'abandi bose. Yesu yaravuze ngo dukundane nk'uko yadukunze. Hari ahandi muri Bibiliya havuga ngo udakundana ngo ntazi Imana. Yego. Kandi ngo ntiwabesha ngo ukunda Imana udakunda mugenzi wawe. Udakunda mugenzi wawe. Yego. Kose
naba nsa n'uvuze ngo Imana narayanze narayiretse na hano sinari kuhaza muri iyi studio aha ni iwawe subizi Mungu twe tumaze igihe tutabonana ariko twari dukumburanye byo wari wambwe ahantu wagiye urugendo rwagenze neza rwagenze neza twagiye amahoro tugaruka amahoro nibyo rwose nawe uragenda tugomba kugenda mwana amahanga yose ntabwo wicara ni ukuri kw'Imana twakwicara Satani akiriho wambaye neza ishati imeze neza ibisanzwe mu bihe bishize hari inyigisho wigeze kwigishaho cyane wibanda ku ngo z'abantu b'iki gihe ingo ziri gusenyuka ndabyibuka wigeze kuvugamo ijambo rimwe rikomeye uravuga ngo nta kindi cyubaka urugo usibye gusenga hase wenda biranshanze hano buriya ko hari n'abantu zibananira cyangwa zikabacanga kandi ntako batagizemo gusenga buriya no kubera icyo kimwe nuko hari zibaho neza batase nta n'umunsi banavuga ngo data wa twese uri mu ijuru nta n'umunsi bahamagara Yesu ziriho neza rwose cyane byo ndibuka icyo gihe nakubwiye ko cyangwa twaganiriye ko urugo Satani irarwanga nkuko yanga abajajuru yego idakenera ko dukiranuka buri munsi idakenera ko twezwa buri munsi idakenera ko dutungana buri munsi yego kuko ibyo umukristo asabwa ukuri urukundo imbabazi kwihangana n'ibindi bisa n'ibyo ni ukuvuga ngo urugo narwo rukenera ibintu bisa n'ibyo yego kandi kantu nshobora kukubwira buriya nta rugo rubi rubaho nta n'urugo rwiza rubaho gute wumva kenshi mu kinyarwanda tuvuga ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza yego ndakubwira ukuntu nta rugo rubi rubaho nta n'urugo rwiza rubaho biterwa n'abarwubatse yego kare cyangwa se kera nakubwiye ko urugo rupfira ahantu nka habiri yego icya mbere ni muri fondasiyo n'ubu uko tuzi mu myubakire isanzwe uko twubaka n'amazu inzu idafite fondasiyo ntimwayibamo mufite umutekano ko ishikamye yego ni ukuvuga ngo urugo narwo rupfira muri fondasiyo uzi fondasiyo y'urugo fiyanse imana umaze gukura shaka urebe ukuntu wubaka ndi kuvayo sinzi ikiri kubura rero oya ndaje muri izi minsi gira rwose ubitunganye vuba ukuri kw'Imana ni ukuvuga ngo niyo rupfira nguheze urugero yego icyo nari mvuze umva uko gisobanura neza kugira ngo abantu babyumve ntabwo wafata umucanga ngo ufate n'ifarine ngo numara ubicange ngo biravamo irindazi byakunda ntabwo bishoboka none ufashe umunyakinyoma umusore abesha umukobwa ati ngewe mfite inzu yanjye mfite n'akazi keza yego narangije n'ishuri yego sibyo mfite diplome umukobwa nawe araje afite urukundo afite ukuri iwe akubwira ati ngewe niza aya ngaya shaye n'iwacu turi abakene ariko ngenda umukristo nshaka kubaka urugo yagera mu rugo bamaze kubakana yumva ko hariya fondasiyo aho byapfiriye yego umuhungu amubwiye ko afite inzu nibamara gukora ubukwe niyo yikodeshereje swate amezi 3 cyangwa 4 yego narangiza inyuma y'ayo mezi urabona udufaranga wabeshe kugira akazi keza yego nawe nugupagasa kimwe n'abandi ntukora muri leta nta mushinga ukoramo nukugenda ushakisha yego igihe utaronse noneho nyirinza akaza kukwishyuza yego wenda ugeze mu yandi mezi angana nayo wari umazemo wishyuye akaza akakubwira ati narihanganye ntako ntagize mwumvire mu nzu yego Demayi akavuga ngo reka tumwite Demayi cyangwa se umufasha yego akavuga ngo none se inzu turimo n'iy'abandi yego wambwiye ngo iki aho umuriro ntutangiye kwaka yego
noneho yabeshe ko inzu ariye umva ikinyoma cya kabiri kigiye kuvuka yego akavuga ati sheri burya twagiye gukora ubukwe nta amafaranga nari mfite yari make yego abo nari nizeye ko bantwerera n'imiryango wapi ntibyakunda inzu ndayigurisha ubu iyi nindi twari twakodesheje nubwo nari ntarabikubwira abeshe bwa kangahe bwa kabiri ngaho mbwira ishuri se akazi se kari hehe nabyo bisa n'ico ngico yego ngaho mbwira urwo rugo ruba rumeze gute ni hahandi rero intambara ziba zihagurutse rumeze nka rwa rundi Yesu yavuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye ntayakomeze yego bamwe mu bubaka bene izo ngo baba batarakomeje amagambo ya Yesu Kristo aravuga ngo umupfapfa yubatse inzu yagiye kubaka ngo yubaka inzu ye atayubatse ku rufatiro imvura ngo iragwa imiyaga irahuha umuvungu uratemba byose ngo byikubita kuri yanzu yego gukomera kwa yanzu nta kwari guhari iragwa kandi ngo kugwa kwayo kwabaye kunini yego ningo nuko zisenyuka umuntu bagatandukana agiye burundu nta na divorce atwaye urumva sha bakavuga ati aho tuzahurira keretse niba ari mu ijuru iryo juru ryakira abameze batyo iryo nirihe ni ikibazo nanjye nibaza amajuru yabaye menshi hari n'ayabatandukanye n'ingo badakiranutse batanasabanye imbabazi batanatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko simbizi yavuga ngo abasambanyi bwa kabiri urumva ntabwo biba byemewe rero Bibiliya uko ivuga iravuga ngo igihe mutanye bo kubijyanye n'amategeko ho sinzi menshi igihe wenda mwatanye babahaye divorce ko baba batanyije ari mu mategeko byashoboka ko umuntu bamuha uburenganzira bwenda ushaka undi mugore ariko gutandukanaho tubizi muri Bibiliya bitari by'amategeko ya leta Bibiliya ivuga ko ugomba gutegereza umwe muri mwe agapfa nibwo wemerewe kongera gushaka noneho ducisheho nk'akantu ku rugero yego ukeneye gushaka ntukijijwe neza watanye n'uwa mbere urumva ko bitabyara amagambo ashobora gutuma uhiga mugenzi wawe ngo umwicishe kugira ngo ubone uburenganzira bwo gushaka noneho se rwa rugo ugiye gushaka warisha uwa mbere nanjye icyo kibazo nari nkibajijeho umuriro waratse muri iyi si nari nkibajijeho cyane ndavuga ni se niba umugani Bibiliya ivuga gutyo kandi akaba ari n'itegeko rimeze gutyo ikabivuga ko umuntu agomba kongera gushaka ari uko wa wundi babanaga cyangwa se babanye yapfuye kandi wowe ukeneye gushaka vuba cyane byihuse biranashoboka ko hari igihe umuntu ahita abona undi muntu ufite amafaranga cyangwa se binatewe n'ukundi kuntu wenda we muri wameze burani bishoboka ko wa mugani ushobora kwica wa muntu cyangwa ukamwicisha nanone ni ikindi cyaha gikomeye rero bo ku ruhande rwanjye bo icyo ni icyaha nyine abakoze kandi aba yarabyiyemeje ariko ku ruhande rwanjye ni inama twatanga wahitamo kwishingira ariko uticanye wakongera gushaka undi ukiyemeza icyo cyaha niba uzasaba imbabazi mugenzi wawe amaze gusarurwa cyangwa gupfa ariko si byiza ko wacura umugambi wo kuvuga ngo wajya kwicana kugira ngo ariho ubohoka kuwongera gushaka uri umukristo wakwihangana kandi niba byaba byemewe n'amategeko ya leta